Wabisha. Nta mahoro ntayo. Kubera iki se? Ntabwo meze neza. Hari ikintu cyanjye na kimwe utazi usibye kwirengagiza. Ngo none se ngo uzi ibibazo umuntu afite yaraye apfushije ngo mwaramutse ngo none se mumeze mute kandi ibibazo umuntu aba afite ububizi. Ariko se kama ubu koko ibyo ndimo kumva hanze nibyo koko? Ibiki se ushaka kumva birenze ibyuzi? Ubu ibyo bavuga pe neza niko bimeze. Utwite inda ya karate. Ariko ndumiwe. Karabitese sawa kabisa ariko nta n'ikijyana rimwe bya kinyarwanda. Nyene ni kwa umuntu ngameze neza ibibazo bimugeze kure mu mutwe aherutse ungira inama ariko ibintu biri kugenda binyihinduka nagira ngo sinzi akaburiya se twagira isi kuzenguruka mwana ko ni sinzengurukana neza aya homura ubu ni nta kibazo kibaho kidakemuka asa gikemuka gite mwana umukobwa w'abandi natenda w'umuririmbyi urabona atazampagamo ibibazo ubundi hari ukuntu ugira ukabyoroshya ukamera nkaho bidahari shase ko wanyoheje nkaba ndi kugenda nk'umwambi ni byo byavuze bya kinyarwanda ngo umuntu atuma ngo umwambi ujya woshya umuheto ngo bitare bujyanisha. Wowe Kamariza utwite inda ya karake dirija wacu. Ako se kuki muvuga ngo dirija nibiki? Nge ntago nari umuririmbyi. Ariko kama bikwirengagiza. Urabizi neza ko tukuzi twese hano muri karitsiye. Umva mubwire. Mbabarumbiza ukuri. Ukurikije hahise hawe umuntu wapfa kubwirira nkuru kufite inda ya karake akabyemera. Noneho urakabona byibuza niyo nyitwara narabishatse. Noneho yamfashe gereka ko yamfashe ku ngufu. Yavuze aho bureka nkwereke utiri ujya muri byinshi fata umwanzuro wa kigabo mufate gahunda yo kuyikuramo numva nawe nka dirija kumva ngo wateye inda akari ibintu byiza so kukubeshya ku buryo twakura nk'inda se buriye none birakundije na kwijana agongera kisubiranya geta umwana mutoto mukanya mukaririmbana mugahimbazamo mukazamurira kongera tugaterana inda n'ubundi. Oya ntabwo ibyo mvuze ubu tanza kubwira uko uzabigenza kugira ngo utamutera inda. N'iki se tumva ariko pasi ndumiwe agufata ku ngufu ariko reba karake afashe ntago byashoboka. None ubwo ubu kakanya nta gitekerezo mfite. Pe kubera ko uwo mbwira wese anera utwatsi kandi ikintu mwirengagiza nshuti yanjye nta umuntu n'umwe utagira hahise kandi habi akanagerageza uko ashoboye kose ngo azahakosora ariko jye nta n'umwe uri kunyumva nta n'umwe uri kumva ukuri kwanjye nta n'uri gushaka kukumva rwose pe byibuze ngo anantega amatwi. cyokora Kamari waba ubabaje bayari ukuri kandi ni ukuri pe biteye agahinda. Kamara makuruza. Umeze neza. Urakomeye. Sha kubera ko mubonye ubu ndumva ameze neza. Shuwa. Hano murabyibuha. Bisanzwe. Kana kugwa neza. Hagati. Kamine
wambwiye siko buranakomeje kugira ngo ntabwo ari byo ni brage buriya urimo braga buriya ntabwo njya mbeshya pe ariko byumve ko nduhuye mu mutima wanjye ko buje basi ya ni byiza nyine tu ni byiza mvuze nyine nze nkurebe tugira ibyo tuganiraho bijyanye n'ibyabaye ni ukuri ntanaguciye mu ijambo rwose nkuruhure buryo baravuga ngo ubwira uwumva ko ntagavunika reka da ntabwo wirirwa uvunika gusa ubyumve ndabyemeye kandi nemeye kuzakubera umugore mwiza umugore uzakubaka nakubahisha reka da ni ukuri kandi nzakubaha kandi ni ukuri sinzakugora bise wumva ibyo kubaka se kandi no kuba umugore n'iki nanjye ntabwo ndi umwana urumva ikigozanya hano mba nyizi reka okay reka duenda kuvuga barajyaga ngo kuvuga no gutaruka nari nshaka ngo tube twagira ibyo tuganiraho kuri bira byabaye hari ukuntu maze iminsi ntekereza ndavuga nta kuntu twagira gutya tukayivanamo dore ko bishobora kuba byaba bibi umuririmbyi ndidirija mu itorero ugasanga bigaragaye nabi nta kuntu twabikora bitarajyanze cyane tukayikuramo ibyo numvisha nibyo cyangwa n'ubivuze ese hakuramo inda umwana wawe ese byaba ari bwo bwa mbere abantu bakuramo inda twashaka uburyo twakwiyaranja tukayikuramo ku buryo nyine mu itorero bitageramo bise dusa nyine rumva bikagaragara ko ibyo bintu nyine wenda bitanabayeho bitekerezeho njye nari mvuze reka nze mbikuganizo numva icyo bitekerezaho no unabitekerezaho twumve ko tudatekereza ko iyo ndashaka kwikuramo ikamita ariko reka ntabwo bari akaba umwana ntabwo yari reka nkubaze wowe na Musinga murashaka iki Musinga se Musinga mwampereye mungaraguza gati oya Musinga ni Musinga na Karake ni Karake sibyo njye rero nje kuganira nawe nyine ibyo byo ntabwo byashoboka shuwa ubu urumva nta kibazo uzayibyara nuko ukabaho n'iki njyewe nkuremo inda umwana wanjye mukuremo erega ibintu biba bitateguwe sibyo ibintu biba bitateguwe kana urabona hagati yanjye nawe ninde utarabiteguye twese nta muntu wabiteguye byaratugwiririye ese byo twe twateguye okay amariza nyumva sibyo wanyumva niba ushaka ko nkumva sinzigera nkugora ngo nkubwire ngo nzana rasiyo ya saa sita njye nzitunga icyo ngusabye mbabarira undongore pe ushyire mu mago nzitunga rwose nanagutunga nawe ubwawe oya ntago mbyiteguye aka kanya rwose wapepe rwose ahubwo wagerageza ukanyumva nibona ntacyo bigutwaye ese ko ari umanutse iyi mpinga kwira izuba bite nari mvuye hano inyuma gutya gatoya hari umuntu ngiye kureba ariko nyine zanze nta n'uhari ihangana n'amahoro se n'amahoro harya nturirimbana na Karake muri ya korari yanyu y'urubyiruko hariya hirya Karake turaririmba nta kibazo hari ikintu rero nashakaga kukubaza hari inkuru zimwe na zimwe babayobozi urabizi ko twakira ibibazo byinshi Karake nyine mama nabashaka ndeba ndi kukubona none ariko nagushakaga by'umwihariko Karake sarahari ko nabishakaga namwe muri kumwe ngo bigende biteze ufite ikibazo cy'inawe nyine hari icyabaye igiki cyabaye igiki ari ibintu twakoze kandi inde sikaye Karake inde Karake mwakoze ibiki bivuga igiki nyine hari umunsi wa munsi
mvuga ngo ngiye gusenga so wibuka ni wa munsi nyine usenga rimwe se usenga wa munsi w'iki se uvuga ngo ugiye gusenga nyine hari ikintu cyabaye kandi gikomeye kigikise mwarishe karake yaranshutse kandi agashatse kandi maze ibintu yagushutse iki se ngo yaragushutse niba yagushutse se ngukuremo inda niba yagushutse ujya muri gereza yagushutse iki twakoze igitandukanye n'ubukristo wowe nawe se wa mukobwa we uramenye hari inkuru zimwe ngira ngo menye nta bidasanzwe ni ibintu bisanzwe byo mu buzima busanzwe waba uzi urukundo rwe na Kamariza Kamariza si nguyu nawe turirimbana muri yes uriya mukobwa munini gutya w'amaso manini nta byinshi wenda mbiziho ariko mba mbona nyine bari kumwe nyine mama nyine nagiraga ngo mbikubwire kandi nawe munyumvishirize ko wenda mubwira ntabijumva akabihakana ese kubica hirya utavuga ngo werure n'ibiki interi seseme mama nyine yarageze anerinda inde se waguteye inda umuhungu wawe none narabimubwiye yanze kubyumva mbivuga bwa buraya bwawe none umugishije n'iwanjye nta soni wimbesherera umwana na rimwe umwana wanjye ni umukristu nabihagararaho ntabwo umwana wanjye ari umushashuzi nkawe watesheje agaciro ababyeyi be ntabwo umwana wanjye yanesha agaciro urumva na n'ubu uracyatesha agaciro bawe ababyeyi bawe agaciro koko nta soni ugira none ubonye rero iwanyu wazungurutse ngo uje n'iwanjye reba aho ujyana iyo nda babarira wimbesherera umwana na rimwe nta soni none se ko yamfashe ku ngufu ntabwo nari ndaha yagufashe ku ngufu ndaha waratatse yarambwiye ngo arandeka ngo arabivuga ngo nimwiba abivuga kuri nde ko nari aha ko nicaranye na murumuna we hanze ari ikintu twumvishije iyo mba ntahari dawe nari kuvuga ngo nibyo koko aha nari nirereye nzamubaze witonze azabikubwira njye nuko yampinduye umusazi mva wa mukobwa we mbare kabiri mbare rimwe mama wambabariye ko kugaburira yumvishiriza mbare rimwe mbare kabiri ndabibona mu soka ndavuze ngo soka uramaze none zubiyinda uzayijyane aho bayigutereye ntabwo bayigutereye iwanjye mvira mu nzu ariko nyine ubona harimo akantu nyine sinamenya ngo bimeze bite gusa ntibyabura nyine mba ndeba Karaki yamwirebeshwa ukuntu iyo baganira mwifatishwa ukuntu ubona harimo nk'akantu ko kugira ngo umwe abe yenguka undi urebye n'ibyo nashakaga kumenya nyine urukundo ruri hagati ya Karaki na Kamariza abantu b'abajene nawe ndumva utabiyoberwa ese nibyo ntabwo nari mbizi ariko nyine iyo bareba ubona hari akantu karimo ntabwo byabura kubona Kamariza nawe abamureba ukuntu nyine ntabwo byumvikana rega n'abajene mama ndafuse ko munyumvishiriza ko byamfasha ndafuse ngo mvira mu nzu soka ntabwo mpamvu ntabwo ndi buhave ndafuse ngo soka kuri buhave ntabwo mama njye ntabwo nashobora kuntera indaga yahakana kandi ari wayine yabizi mama ntabwo mpamvu uru rugo ni urwanjye ni urwa Karake se aha ni iwanjye ntabwo ari kwa Karake none se wabikoreye ahangaha kuko njye ntabwo ndi buhave kuki hakubarutse ku ntebe se ndavuze ngo mvira mu rugo mvira mu rugo ndavuze ngo mvira mu rugo nta soni ugira
muraho neza Maria. Muraho muyobo. Umva uretse gatoya ibyo bibazo mushaka inkera gutabara mubanze mu bikemure mbanze mvugane n'uyu muntu. Amakuru y'iminsi. Yewe ndaho. Ariko gake byagenze bite? Ufite ishitari ry'umukobwa rimaze iminsi rizi wanjye. Umwana wanjye ntubizi uko buryo yitonda. Numuzi koko hari umuntu witonda muri uyu mudugudu wawe nka Karake turabizi ko yitonda nyine. Ariko umukobwa ngiye kubona mbona asesekaye wati wani. Umukobwa uhese. Kamariza wawe umaze igihe barafunze umaze imyaka. Kamariza handi mu mudugudu babaciriyeho iteka. Nguwo. Ariko nawe ariko buri ababyeyi hari icyo mukwiye kumenya. Nubwo umuhungu wawe tuzi ko ari inyangamugayo ariko burya tugomba kwitonda. Ako se muyoba yambwiye ko ngo yamuteye inda amusanze wanjye mu rugo. Nari impari mu rugo iwawe wanjye ancaho. Nise wowe uhari. Ndi kumwe na murumuna wa Karake araza arambwira ati nje kureba Karake. Mu rugo ngamuha imyenda ntaraho mu nzu. Yamufashe ku ngufu yataka ko nari impari nk'umubyeyi. Nta hantu wigeze ujya. Umukobwa yinze asohoka muri iyo nzu. Reka nkubwire urubyiruko rw'iki gihe ntukarwizere. Bashobora kuba bari ku migambi yabo we bakaguhinjarika nk'umukecuru wibereye mu rugo bagakora ibyabo bumvikanye babona hari ibibazo bivutsemo umwe akitaka n'undi. Urugo rw'umupfakazi rurasuzuguritse. Ntago umupfakazi ari umuntu ubonetse wese. Ntimukisuzugure ahubwo wowe wakagombye kugira inshingano zo kumenya uburere bw'abana bawe. Use koko muyobo abana banjye ko mbafata warabibonye rwose nabatoje gusenga mbatoze ikinyabupfura ntago umwana wanjye ajya muri ibyo bintu uko umuzi nawe. Turabizi mu mudugudu turabizi ko uri umubyeyi w'intangarugero ariko nubwo waba intangarugero abana bashobora kukunanira.